Ubaye warigeze kuganira n'umuntu wigeze gukunda, ndakubwiza ukuri ko ibintu ngiye kuvuga turaba tujyana neza, ndetse ubwo nzaba ndimo mbisobanura uraba wumva neza bihwanye na bya bindi mwaganiriye, kubera ko amaherezo y'urukundo akenshi abamwe. Uribajije uti ese ko mpereye ku maherezo, ubundi itangiriro ryarwo ribirihe? Kugira ngo usubize iki kibazo cyawe neza, nyemera turutangire. Ese urukundo rutangira gute? Iki gisubizo abenshi bakunze kukibura muri bo, kandi ni experience baba baraciyemo mu buzima, ariko niyo mpamvu uyu muyoboro uhari kugira ngo ugusobanure neza uburyo urukundo rutangira. Urukundo, mbere na mbere icyo ngusaba, kora like, share na comment, subscribe ntuyibagirwe kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda mu buryo bwiza. Urukundo, uyu mukino umuntu ajyamo abizi neza ko bizarangira ababaye. Umuti kubera iki tujya mu rukundo kandi tubizi ko rutajya rurangira neza? Haba mu buryo bwabo dukunda mu buryo busanzwe, abo ngabo tuba tubizi ko hari umunsi bizagira tukabamburwa bikadutera umubabaro. Haba mu bo dukunda, urukundo rw'abashakanye cyangwa se abakunzi bacu, abo nabo bigeraho urwo rukundo rukatwanga rukatujya kure. Ubundi uru rukundo ni iki? Abenshi urebye ubuzima bwabo bwarangiritse, abenshi babayeho ku bw'agahinda gakabije, mbega ubwigunge. Ese buzashira ryari? Bafite ibikomere byinshi batewe n'urukundo, bafite amarira menshi batewe n'urukundo, yewe ntabwo waba ukibakoze by'inkuru z'urukundo. Wakibaza ngo urukundo uyu munsi turaza gufatira kuki kugira ngo turusobanukirwe neza? Icyo ndi bukubwire neza, niba ushaka gusobanukirwa urukundo, uyu munsi turifashisha isabune mu gusobanukirwa imiterere y'urukundo. Mbere na mbere, umuntu iyo yitabaje isabune nta kindi aba ashaka isuku. Isabune tuyikoresha kugira ngo tukure ibizinga ku myenda cyangwa se n'ahandi habugenewe. Ariko se bigenda bite iyo iri gukura ibizinga ku myenda? Abantu benshi babaye nk'amasabune y'urukundo. Batanze imbaraga zabo, batanga umwanya wabo, bayonga bareba, ariko bibarangirira nk'igihe isabune iba igeze mu irangira ryayo. Icyo twita akayuzi cyangwa se agasabune ka nyuma, nta kindi gakoreshwa uretse kujugunywa kagakandagirwa. Urukundo ni umwanya wacu munini twagiye dufata mu rukundo, ariko bikarangira abo twagiye tubera amasabune batwituye kudukandagira. Twagiye tubabera iminsi myiza yabo yo gukura ibizinga bibi mu minsi yabo y'akababaro. Mu minsi yabo y'akababaro twababaye hafi, iminsi yabo ibasha gucya. Ariko se byarangiye gute? Kugira ngo ukurure ubukana neza bw'ibyo ndi kuvuga, tekereza ko umuntu mwigeze gukundana. Ndabona ubwonko bwawe bubizanye neza, nibyo? Reba ya mikino myiza mwajyaga mukinana, ya magambo meza yajyaga kubwira nayo wamubwiraga, amasezerano mwagiranaga. Ese ubu ngubu bimeze bite? Hari bamwe bagiye bavuga ko babuze bagenzi babo bapfa, ariko ubu ngubu baragenda kandi baratuje. Iyo urukundo rutangira aba ari ibyishimo gusa. Twabigereranyije n'isabune. Ni nka cya gihe ufata isabune ikiri nzima rwose, kuyimesesha biraryoha, iba igifite ubukana bwose yaremanwe bwo kugira ngo ikure ibizinga ku myenda. Gusa reka nkwibutse ikintu kimwe, iyi sabune ishizwe mu kanwa irarura, ndetse iyi sabune igeze mu maso iraryana. Isabune niko n'urukundo rumera. Urukundo rwacu rurashimisha cyane, ariko hari aho rugera kubera ko nyine rutahagenewe rukatubabaza. Imitima yacu igatangira kwakira agahinda gakabije, ibyo mu rurimi rw'amahanga twita depression. Abenshi ushobora kubabaza aka kanya inkuru yabo y'urukundo, ukabona rwose yiteguye kukuganiriza iyo nkuru, ariko mu kanya katari ako guhumbya ukabona arazenga amarira mu maso, agahinda mu buryo atabasha no gusobanura ikibiteye. Gusa twe turabizi ni ikiniga.
kubera iki urukundo turujyamo bikarangira ruri kutuzanira ikiniga kandi twaratangiye twishimye? Ni ukubera iki rimwe na rimwe tuvuga ko tutazigera twongera gusubira mu rukundo, ariko nyamara tukaza kongera kwisanga turi mu rukundo? Ubundi ibi bintu byaje biterwa n'iki? Ibi ngibi nta kindi kibitera. Impamvu yabyo ni uko urukundo bwarwo ni amarangamutima yigenga. Umutima ukunda tuwugereranya na mudasobwa. Mudasobwa nyirayo aba ashobora kuyikoresha icyo ashatse cyose. Urukundo narwo turugereranya n'abo twita abahaka. Umuhaka ni umuntu ushobora kuza akinjira muri mudasobwa yawe agakura nk'amakuru yawe ariko mu buryo wowe utabishakaga, cyangwa se akaba yanakoresha mudasobwa yawe bidasabye ko ayikoraho. Urukundo rero iyo ruje mu mutima wawe rumera nk'umuhaka winjiye muri mudasobwa runaka. Nta kindi rukora, rufata bya byiyumvo byawe rugatangira kubikontorora uko rwishakiye, rukabicisha mu nzira rushatse. Ngiki cyo bita urukundo. Ngiyi ndetse n'impamvu akenshi twisanga mu rukundo twebwe tutabigizemo uruhare. Nawe urabizi, hari igihe wigeze kugeraho uravuga ngo sinzongera gukunda ukundi, ariko wongera gukunda. Ndetse ndanakubwira ko nta rugero ushobora kugeraho ngo uvuge ko urukundo rutazongera kugufata. Waba ubeshye cyane, ndetse nta nubwo waba warigeze gukunda, kubera ko urukundo ntabwo urugena. Ni benshi njya mbona batura agahinda kabo status, ni benshi njya mbona batura agahinda kabo imbuga nkoranyambaga. Abenshi bo bamaje kurahira ko batazigera bongera gukunda. Abo ngabo babaye ibindi, babaye inyamaswa mu mutima. Ariko reka mbabwize ukuri, ntabwo ushobora guhunga imbaraga z'urukundo. Nk'uko nakubwiye mu mbere, ruhakinga umutima wawe mu buryo wowe utashakaga. Ubaye warigeze ujya mu rukundo mu buryo ushaka, waba wararyaryaga rwose. Ndetse urukundo rwa nyarwo ntabwo rwaba rwarigeze rukujyamo. Oh my God, the sound is crazy. Byumvikana nk'ubusazi. Oh my God, I can't love again. Ayo niyo magambo abantu bashishikuriza urukundo barwamaganira kure ngo ni ubusazi, ndetse ngo ntabwo bakongera gukunda. Kubera iki bundi rwa rukundo rwacu twari dufite rwiza rwaje kuvamo amarira? Yo, kubera iki? Umuntu yari nk'isabune yawe akakuremera iminsi myiza, ariko uyu munsi urahagarara ukamutuka ngo nimbwa, ukamugereranya n'ibisimba bisebetse, kandi uravuga ko ari umwami wawe. Aka kanya ufata umuntu mwakundanye ukamuserereza mu bandi, nyamara warafataga umwanya wo kumutaka mu bandi kubera iminsi y'urukundo. Ukuri nakubwira nuko buri muntu wese uzakunda azakubabaza. Buri muntu wese muzakundana azakubabaza. Ikiruta byose ni uguhitamo umuntu ukwiye kubabara ku bwe. Sinzi niba uri kumva iki kintu. Ukwiye guhitamo umuntu ukwiye kubabara ku bwe, kuko umuntu wese muzakundana n'ubundi azakubabaza. Love again. Ongera ukunde, birashoboka. Umutima wumagaye ushobora kongera ugakunda kandi bikagenda neza. Nukuri ntabwo ari ryo herezo ry'urukundo. Nukuri ntabwo ari ryo herezo ryo gukundana kwawe. Erega ruriya rukundo ntabwo ari ryo herezo ry'ibyishimo byawe. Ndakubwiza ukuri, ntabwo urukundo rwawe rwigeze rutakaza ibyiyumvo. Ntabwo urukundo rwawe rwigeze rushiramo ibyishimo. Wakongera ukishimira urukundo. Ongera ukunde nshuti. Ubu noneho urabyumva neza. Urukundo ni rwiza. Oya, wigendera ku byahise. Urukundo ni rwiza shenge. Aka gahinda k'urukundo nta kindi kigakiza uretse kongera gukunda. Nukuri ndabashimiye ko mwakomeje kudukurikira kandi mukadutega amatwi. Tubashimira ndetse inkunga yanyu ya subscribe, like, share na comment. Uti mbaye ntarabikora nahita mbikora rwose. Nibyo, ubaye utarabikora wahita ubikora. Iyi ni Sadio TV. Mbibutse neza, abanyabwenge bamenye iby'ubwenge bakabikurikirana. Ubaye neza wumvishe ubukana bw'iryo jambo mvuze, wahita ureba hasi gatoya ukareba niba warakoze subscribe, like
comment niba wayiteye koko kugira ngo tumenye ibyo gukosora n'ibyo kongeramo. Nibyo ni inkunga ikomeye. Iyi ni Sadia TV, tubashimiye ko mukomeza kudukurikirana. Ciao ciao.